mwese mukurikiye Nkwiza Gospel TV. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Uno munsi tugiye gutambira Imana. Hari impamvu nyinshi twakora cyangwa hari ibikorwa byinshi twakora tukanezererwa Imana. Uyu munsi kwegera Imana, wakwegera muri gutambira Imana. Urusengero rwa mbere ni umubiri wawe. Wowe ubwawe niwo ushaka kwikontorora, wowe ubwawe niwo ushobora kwibwiriza, wowe ubwawe niwo wafashe icyemezo cyo kwihindura. Rero tukaba twifuje kubyinira Imana. Ndabizi nawe aho uri hose uze kubyinira Imana, kandi ubyinira Imana ufite intego. Reka umucuranzi acurange.